Bakunzi ba Oze TV turabaramukije. Gushaka ni icyemezo umuntu adakwiriye guhubukira, kuko iyo uramutse ugihubukiye ukicuza imyaka yose uba usigaje ku isi. Uyu munsi twabateguriye ibintu 7 byagufasha guhitamo umukobwa muzabana iteka ryose ntuzigere ubyicuza na gato. Reka dutangire. Ikintu cya mbere cyagufasha guhitamo umukobwa muzabana, kuba azi kubaha. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abagabo bakunda icyubahiro ku buryo bw'indengakamere, ku buryo iyo kiramutse kibuze ibintu byose biradogera. Ibaze rero umugabo ukunda icyo cyubahiro aramutse ashatse umugore agasanga umugore ni umunyagasuzuguro, icyumvikana ni uko uru rugo rwahita rusenyuka cyangwa rukabaho hafi ya ntabyo. Ikintu cya kabiri cyagufasha guhitamo umukobwa muzabana ntuzabyicuze, kuba ari mwiza. Iyo tugeze kuri iyi ngingo nayo turitonda cyane, bishingiye ku madini, amafaranga, umutungo ndetse n'imbaraga ziba ziturutse ku miryango. Abantu benshi ntabwo bashaka abantu bakunda, bishingiye wenda ku myemerere. Abantu benshi bumva yuko gushaka uwo mu idini ryawe ndetse wenda ufite imico runaka ari ibintu bizabafasha kubana neza, ariko si byo, kuko iyo ushatse umuntu ubona atari mwiza mu maso yawe, igihe runaka urabyicuza byanze bikunze, bikaba byatera n'urwo rugo gusenyuka. Ndetse wenda turebye ku mafaranga n'imitungo, hari igihe ushaka umuntu umukurikiyeho imitungo, ariko se noneho ibaze iyo mitungo nishira bizagenda bite? Inire wibaze. Ikintu cya gatatu cyagufasha guhitamo uwo mukobwa muzabana ntuzabyicuza iteka ryose, kuba muhuje imyumvire. Ibi nabyo, iyi ndangagaciro ni indangagaciro isaba kwitonda cyane kurusha uko wabitekereza. Iyo ushatse umuntu mudahuje imyumvire muhora musekurana imitwe, bikaba byaviramo n'urwo rugo rwanyu gusenyuka. Urugero, hari imyumvire ipfuye yigeze kuba mu bantu ndetse ikiri no mu bantu b'ubu ngubu bamwe na bamwe, ivuga ko umuhanzi aba ari umuntu w'ikirara. Ngaho ibaze, niba uri umuhanzi ugashaka umuntu ufite iyo myumvire imeze ityo, bizagenda bite kuri urwo rugo? Niba umuntu atekereza kuri ikirara, bizafata iki? Birumvikana nta kindi kizaba, ni amakimbirane cyangwa urwo rugo rubeho hafi ya nabyo cyangwa se runasenyuke. Bisaba rero ko ushaka umuntu muhuje imyumvire. Iyo tuvuze imyumvire, ni uburyo umuntu afata ikintu, akaba atekereza ikintu mu buryo runaka. Ikintu cya kane cyagufasha guhitamo uwo muzabana ntuzigere ubyicuza na gato, kuba azi gukora. Mu minsi dusohoyemo birasaba umugabo n'umugore bose ko bashakira ahantu hatandukanye kugira ngo ubuzima bushoboke. Ntabwo ari nka kera rero, ubwo umugabo ari we wasangwaga atunze urugo gusa, umugore akaba yiyicariye. Iyo ushatse rero umuntu utazi gukora, urugo rurananirana ndetse mukajya muhora murebana y'ingwe, kuko uba wumva kuvunika wenyine, ndetse izo mvune zawe ntizigire icyo zifata na gato. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira uti aho kugira ngo nshake umugore w'umunyabute nashaka umusambanyi. Byose nta cyiza kirimo, ariko icyumvikana ni uko uburemere bwo kudakora buri hejuru cyane. Ikintu cya gatanu cyagufasha gushaka umukobwa ntuzigere ubyicuza na gato, kuba abasha kwakira impinduka ku buryo bworoshye ndetse akanazibamo bigashoboka. Iyo tugeze kuri iyi ngingo, iyi si nk'uko tubizi igenda irangwa n'impinduka zitandukanye.
Iyo umuntu atabasha kwakira impinduka rero, wenda nk'ubukene buteye cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose mutari mwiteguye, ni hahandi hazavuka amakimbirane ndetse abe yanaguta. Kuba waragize umugore bisigara ari umugani.